Reka tubasuhuze twongere tunezezwe no kubana namwe muri uyu mwanya w'impamba y'ubumenyi, mwanya twakiramo abanditsi b'ibitabo. Turakira rero Emmanuel UWIMANA, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Wanditse igitabo gisanga ibindi, wanditse ukita umurunga w'urukundo. Umurunga ni umugozi, sinzi niba ari umugozi w'inyabutatu cyangwa se umurunga w'urukundo. Ariko muri iki gitabo udutekererezamo inkuru uyihereye mu bwana bw'umwe mu bavugwa. Umwe mu bavugwa muri iyi nkuru dutekerereza uko yabaye imfubyi ku mezi 3. Hanyuma ufatiraho twereka uko yarezwe na nyirakuru kandi afite se. Kubera iki? Murakoze cyane. Iki gitabo njya kucyandika ni igitabo nahereye ku mateka yabayeho y'abantu benshi batandukanye, aho usanga abantu bakora neza bakagira ibikorwa byiza bakora, ariko ibyo bikorwa byabo n'ubutwari bwabo nyuma y'igihe runaka bikazibagirana kuko bitigeze byandikwa. Nandika kino gitabo rero, intego ya mbere nyamukuru nahereye mu bwo bwana kwari ukugira ngo ayo mateka y'abo bantu bakoze ibikorwa byiza by'ubutwari mu gihe babayeho bizibukwe, kandi hibukwa bya bindi byose ubuzima bwabo bwose bubere isomo abakiri batoya n'abazabaho nyuma y'igihe runaka, nyuma y'imyaka myinshi. Nandika rero kino gitabo nahereye koko nk'uko mwarimu bivuze ku buzima bw'umwana w'umukobwa witwa Uwera, nise Uwera muri no nkuru, aho yabaye imfubyi afite amezi 3 gusa avutse. Nyina ahise yitaba Imana, ajya kurererwa kwa nyirakuru byarase kubera ko nta wundi muntu wari ufite kumwitaho mu muryango, aho navuze yuko bamusubije ku ibere ndetse bakajya banamuha amata kugira ngo azabashe gukura neza. Nandika rero kino gitabo ukiraho udukurikije avuga ati bamusubije ku ibere ryande, kuvuga ko nyina yari yitabye Imana. Nukuvuga ngo nyirakuru byarase, nukuvuga nyirakuru wa Uwera yaramwonkeje kubera ko uyu mwana yarakiri muto cyane. Urabizi ku mubyeyi wese yenda udukurikiye no ku bandi bashobora kubyumva, iyo umwana bamushyize ku ibere, niyo umubyeyi yaba adaheruka kubyara vuba, amashereka uko umwana agenda yonkwa agenda yikora akaza. Rero icyo gihe umwana kubera ko yari akiri mutoya, nyirakuru wamuhawe kumurera yahise amushyira ku ibere, ariko akajya anifashisha amata y'inka kugira ngo umwana abashe gukura neza. Ubu nk'umwana mutoya udukurikiye wicaranye n'abantu bakuru cyangwa na nyina, ashobora ati buriya kaka yanyonsa, ashobora kukibaza. Yego yamwonsa, buretse ko yego amashereka atinda kuza, ariko iyo umubyeyi wabyaye iyo yonkeje umwana afata n'ibiryo bikungahaye kuri vitamine zitandukanye, amashereka arikora akaza. Uko bimeze. Yego. Hanyuma ariko ni inkuru yihuse, inkuru ntabwo twayivuga hano muri iki kiganiro ngo tuyirangize. Umwana yarakuze, arakura, hanyuma ukomeza inkuru ye. Umutwereka ari umwana wize amashuri abanza, yiga yisumbuye. Yego. Ajya mu kazi, agiye mu kazi, ariko ukavuga uti nubwo abantu bamubonaga aseka, nubwo abantu bamubonaga atanga serivisi nziza mu kazi, ntibyakuragaho ko akabeho k'ubupfubyi kamutahaga. Yego. Nashatse kukubaza, vuga ngo ninkubona nzakikubaza iki kibazo, ubupfubyi n'akazi birahurira he? Murakoze cyane kumbaza iki kibazo. Mu by'ukuri nk'uko nabigaragaje, uyu mwana yarerewe kwa nyirakuru. Nyirakuru akora ibishoboka byose amwitaho, cyane ko hari n'undi mwana yari afite wari mukuru we kwa se, ariko badahuje nyina, nawe wari warahuye n'ayo mateka, nawe aba imfubyi afite amezi 2, nawe nyirakuru aramufata. Uwo wundi rero Uwera yaje asanga yo mukuru we. Nyirakuru yagerageje kubarera neza, abatoza indangagaciro n'umuco nyarwanda urangwa n'abana barezwe n'ababyeyi cyangwa se n'umuryango ufite indangagaciro. Izo ndangagaciro rero zarabaherekeje nk'uko bigaragara mu nkuru. Kuva bageze muri primaire bariga neza, bararangiza, bagera muri secondaire nayo barayiga, bararangiza, baza no kubona akazi. Ubwo burere rero bahawe mu muryango
nk'uko n'inkuru bivuga na se nawe hari izindi ndangagaciro yari yarahawe ibwami aho yakoze mu gihe cya kera. Izo ndangagaciro rero bagiye bahabwa cyangwa umwana w'umukobwa yahawe zaramuherekeje no mu kazi, zituma abasha yarangije afite amanota meza, abona n'akazi keza, ariko noneho akagerekaho cya kinyabupfura yahawe. Ariko nubwo yagihawe niho mwari mugeze kumbaza ati ibyo ubwo bupfubyi yagize akiri mutoya kuki bwamukurikiranye no mu kazi. Nk'uko bigaragara yenda ababaye imfubyi bo bashobora kubyumva, ibi ngiye kuvuga bo babyumva. Iyo wagize esheke nahita mu buzima cyangwa se kugira ikibazo cyo kubura ababyeyi ukiri mutoya, ibyo wahabwa byose ntago habura gutekereza yuko hari icyo ubura mu buzima. Ibyo baguha byose bishobora kuza ariko agatima kagakoma ku mutima kavuga ariko nta mubyeyi mfite. Urugero rufatika, umwana w'imfubyi yabonye umubyeyi uteruye umwana arimo kumwonsa, yibuka yuko atonkejwe, ni urugero bitewe n'amateka yahuye nayo, yibuka yuko mama we atamutetesheje nk'uko byagombaga. Ibyo bintu byose rero byanze bikunze biragaruka mu buzima. Ntawe ari kubimukekeraho, yabirenzaga agakora akazi ke neza. Yego. Ku rupapuro rwa 18 wanditse magambo ngira ngo dusome. Yayoboraga ikigo mbonezamirire. Yego. Ni kuvuga harangirije kwiga. Kuri urwo rupapuro rero waranditse ngo ariko kuva icyo gihe yahise afata icyemezo gikomeye. Ku rupapuro rwa 18 yahise afata icyemezo gikomeye cyo kugira inshuti z'abantu batandukanye. Icyo akaba yarakigezeho akoresheje inzira nyinshi zirimo izi zikurikira. Umubyeyi wese yamufataga nka nyina, kandi umwana wese akamufata nka murumuna we cyangwa musaza we. Umukecuru wese yamufataga nka nyirakuru, naho umusaza wese yamufataga nka sekuru. Mbese yari yarageze mu muryango yahoraga yifuza akiri mutoya. Wasangaga nubwo yari akiri umukobwa ariko abana bose bamuhamagara mama, naho abakuru bakamuhamagara umwana cyangwa se umukobwa wabo. Ndashaka rero ko uduhuriza iyi myifatire ye mu kazi n'inkuru y'urukundo udutekerereza. Ahangaha reka mbigarukeho. Uwera nk'uko nabivuze yabaye imfubyi akiri mutoya, arerwa mu muryango, ariko amashuri yize ibyo kwita ubuvuzi, ariko by'umwihariko kwita ku bana n'ababyeyi, ibyo bita nutrition. Nuvuga ngo cyangwa se ikigo mbonezamirire. Aho hantu rero ahageze yakoze akazi ko kwita ku bana n'ababyeyi. Ahageze rero niho nanditse mvuga yuko yagerageje, yabonye noneho bya bindi atigeze abona ahishurirwa by'urukundo rw'umwana ku mubyeyi cyangwa umubyeyi ku mwana, niho yabibonye noneho arabibona n'amaso ye. Icyo gihe rero niho yavuze ngo yisanze mu muryango ko watigeze agira murumuna we ngo byibuze arebe uko umwana yitabwaho n'umubyeyi. Akibona rero urukundo umubyeyi aha umwana n'umwana urukundo akunda umubyeyi, byatumye atangira kwisanga mu muryango, nawe afata icyemezo cyo kuvuga ngo noneho sinkiri imfubyi koko, kuko nabonye abana banyita mama, kuko abana icyo kigo yari agikuriye, abana bakamuhamagara ngo mama, noneho n'ababyeyi nabo bakamuhamagara umukobwa wabo, vice versa. Noneho bigeze aravuga ati rero abasaza bose nzajya mbita ba sogokuru, abakecuru mbite ba nyogokuru, abana mbita abana banjye, ababyeyi mbite ba mama. Bityo urukundo yari yarabuze arubone, kandi koko yararubonye nk'uko bigaragara mu nkuru. Ni inkuru niko bivuga, ariko reka tugaruke ku rubyiruko ruri mu kazi. Yego. Muri iki gihe cy'itangwa rya serivisi nk'uwikorera na yombi, zongera ngo ni ntero n'inyikirizo dukunda kumva. Iyi mirongo wanditse yahuzwa ite n'icyo cyifuzo cy'igihugu nk'uwikorera kirakora nk'uwikorera kira bose na yombi? Byamarira icyo umuntu dukurikije ko navuga inkuru y'urukundo? Yego. Nk'uko iyi nkuru ibivuga, Uwera yakoraga ibyo ngibyo yumva bikoranye umutima we wose, nk'uko mbivuga nta vangura yagiraga, yumvaga donc umuntu wese amufata nka mugenzi wiwe. Biraze kuvuga ngo rero uno munsi yaba urubyiruko cyangwa n'abandi bantu barimo gukora akazi mw'iki gihe, icyo mbasaba cyangwa se iki inkuru yabigisha, nuko akazi kose wagakoze
umeze nk'aho urimo kwikorera. Njya ntanga urugero rufatika, uyu munsi ugiye gusaba serivisi bakayiguha nabi, wowe ntiwishyira mu mwanya uramutse ugiye gutanga serivisi noneho ari wowe wayihawe nabi. Nshaka kuvuga yuko rero umuntu utanga serivisi ajya atekereza yuko ibyo arimo gukora nawe ashobora kubikorerwa ahandi hantu, ari nabyo bihura n'urukundo, kuko nk'uko bigaragara mu nkuru Uwera yatangaga serivisi neza bigatuma abengukwa n'abantu bose, nubwo yari mwiza, ateye neza, areba neza, bya bindi tuvuga ngo kw'iki gihe ngo umuntu ni mwiza, ariko yari mwiza ku mubiri, ariko ari na mwiza ku mutima. Uno munsi rero icyo twavuga nuko uko umuntu agaragaye, nabyanditse hari igitabo nigeze kubyandikamo cyitwa Inzozi z'urukundo, uko umuntu agaragara bwa mbere, uko umuntu akubonye bwa mbere, niyo shusho niyo asigarana. Niba rero warahuye n'umuntu aje kugusaba serivisi ukamwakira neza, umusekera, ukamuha serivisi yaje gushakaho, byanze bikunze iyo shusho arayitahana, bikaba byanaviramo abantu gukundwa, nk'uko bigaragara muri iyi nkuru uko byaje kugenda, uko Uwera yaje gukundwa n'umukozi yakoreshaga, yarabereye umuyobozi, anakundwa n'abazaga bamusaba serivisi, yewe n'abakoraga hafi y'aho yakoreraga. Ni naho urukundo rwiwe rwaturutse. Umuntu yabengukirwa mu kazi, ashobora ariko n'imyitwarire mu kazi ishobora gutuma abengwa cyane rwose. Uyu munsi hari abantu benshi tuzi, kubera ko nakunze kuvuga nti nagiye mbyandika mu bitabo byabanjije bivuga ku rukundo, usanga abantu benshi bakundana n'abandi bitewe n'igihe bamaranye, bitewe n'imico ye yizweho, bitewe n'uko agaragarira abandi, bitewe na serivisi nziza yatanze cyane n'uko abanira neza n'abandi. Bishatse kuvuga ngo rero niba uri umukobwa cyangwa uri umusore utanga serivisi mbi, yenda mu bantu wakira harimo abasore cyangwa abakobwa bashobora kuza kukurambagiza cyangwa se kukubengukwa, cyangwa se hashobora no kuba hari umusaza ufite umusore cyangwa umukobwa nawe ushobora kuvuga ati nabonye umukobwa w'imico myiza hariya, uwampakambera umukazana byanshimisha. Rero uvuga ngo rero ineza ugira iteka njye mvuga yuko usanga imbere. Ku rupapuro rwa 19 bwana Emmanuel wanditse uvuga iyo akabeho k'ubupfubyi kabaga kamusanze kamutunguye, waranditse mu gika cya 3 cy'iyo page, uravuga ngo Uwera yari yituriye mu isi ya wenyine. Gutura mu isi ya wenyine, mu isi irimo miliyari 9 z'abantu gutura mu isi ya wenyine ni iki? Hano icyo nashaka kuvuga nigeze kukigarukaho mbere mu kibazo mwari mwambajije, iyo umuntu ari imfubyi inshuro nyinshi hari ibyo yumva atavuga uwundi utari imfubyi ngo abyumve nk'uko we abyumva. Bishatse kuvuga ngo rero nk'uko nabyanditse mu nkuru, hari igihe yageragaho akibuka yuko atazi isura ya mama we, kuko mama we yapfuye afite amezi 3. Biravuga ngo mu gihe cya kera ntago habagaho, nibuketse ko iyi nkuru ihera mu 1959. Icyo gihe nta nubwo aya mapareye foto abantu benshi batunze smartphone zo kuvuga ngo umuntu ari fotora abika gafoto, ntago zabagaho. We rero iteka yo yatekerezaga yuko iyo yabonaga babyeyi bafite abana, we mu mutwe hazagamo yuko atazi n'isura ya mama we. Ibyo bintu rero kubitekereza iteka yo bitekerezaga yarababaraga cyane. Nibutse yuko yigeze kubaza nyirakuru ariko amaze guca akenge, ariko mama yagiye he, kuki ntabona mama, ko nzi ko uri nyogokuru, yego kabana mama, ariko mama yagiye he? Amubwira ko nyina yishwe n'uburwayi. Ari naho havuye intego yo kuvuga ngo guhera uno munsi nziga ibintu bigendanye n'ubuganga kugira ngo abantu banjye nkunda batazigera bicwa n'indwara nzabavure. Rero ngo rero uwo mwana wabuze urukundo rwa nyina, cyacyuya cy'umubyeyi ku mwana, iteka cyagarukaga mu mutwe we. Ari naho yavugaga ngo narababaye kera nkiri muto nubwo nahawe urukundo na nyogokuru, ariko nta na rimwe ibi bintu bizigera bisibangana mu mutima wanjye, kuko nta muntu usimbura umubyeyi siritu mama. Wanditse ko yaje kubengukwa n'umusore witwa Rwema. Yego. Hanyuma aramwandikira, ni mu gihe cyo kwandika nyine, sinzi uyu munsi niba bakoresha ubuhe buryo, ariko buriya burahari. Amwandikiye ngo mbere yo kumusubiza ajya kugisha inama mukuru we, mbese bimufata umwanya biranamuhangayikisha. Izi mpungenge ze ku kujya kugisha inama, cyambere abo bajyanama baracyariho, baracyakenewe. Kabiri, ese impungenge yari afite ugaragaza mu gitabo zifite ishingiro? Reka murakoze nanone kumbaza iki kibazo. Reka ngaruke
kuri za mpungenge kuri ka gahinda yahoranaga nk'umwana w'imfubyi. Mu iyi nkuru mvuga yuko iteka yahoraga avuga ngo afite impungenge ko ashobora kuzashaka umugabo ushobora kuzamubabaza akamukomeretsa ubugira kabiri, akaba yarabaye imfubyi ariko agatuma azagira urugo rubi ruzatuma yicuza ubuzima bwe bwose. Niyo mpamvu yahoraga ngo asenga asaba Imana ayibwira ngo Mana mbabarira uzampa umugabo w'imfura uzemera kwiyanga akanyumva, uzasimbura mama agasimbura abitwaga ngo ni barumuna be, uzasimbura ababyeyi agasimbura nyirakuru babanaga umunsi ku wundi, akavuga akamwumva. Uwo muntu rero nk'uko bigaragara mu nkuru mvuga ko hari abahungu benshi bari baramusabye urukundo ariko yanze kubera ko yahoranaga impungenge ko uwo muntu atamwizeye. Impamvu rero yagiye gusaba inama mukuru we, uyu mukuru we bari barareranywe kwa nyirakuru, navuze ko ari umukuru we bari barasangiye agahinda kubera amateka bari baranyuzemo. Bishatse kuvuga ngo yaravuga ngo niwe muntu nabwiraga akanyumva tugasangira ibintu byose. Ngarutse rero ku kibazo cya kabiri mwari mubajije muti ese koko biracyakenewe yuko abantu bagisha inama? Uyu munsi koko birakenewe kandi n'abantu bo kugishwa inama barahari. Hari inshuti nziza njya nkunda kuvuga, hari n'inshuti mbi. Iyo ugiye gushakisha gusaba inama ku nshuti mbi byanze bikunze uzavanayo ibibi, ariko hari inshuti nziza bitewe n'igihe mumaranye ushobora kugisha inama niba koko icyemezo ugiye gufata kizareba ubuzima bwawe bwose usigaje ku isi niba ari ukuri. Uyu munsi haba abasore badukurikiye cyangwa abakobwa badukurikiye, biroroshye no munsi yuko umuntu muhurira kuri za mbuga nkoranyambaga ugahita unamwoherereza message umusaba urukundo, ariko kera ntabwo ariko byabagaho. Nandika kino gitabo nashaka kubwira abuno munsi kuko nabivuze ngo iki gitabo kizigisha abantu imyaka ibinyejana n'ibinyejana. Hari uko byakorwaga kera kandi byagiraga umumaro. Habagaho kurambagiza, hakabaho no kubaza amakuru y'umuntu waje kugusaba urukundo, niba uwo muryango ari umuryango wo kwizerwa, niba bafite indangagaciro n'umuco wa kirazira, niba bagira urukundo babana neza n'abantu ndetse n'umuryango wabo, imibanire yabo n'abandi. Kuko iyo umuntu yajyaga gushaka aba agiye gushaka mu muryango, ntabwo yabaga agiye gushaka umuntu umwe. Uno munsi rero hari abantu benshi bashaka ingo zigasenyuka kubera ko batabajije amakuru. Ugasanga ageze mu gihe cyo kujya mu rusengero akamenya ko uwo muntu yari yarashatse, afite abana, afite umugore, afite nyamara byakabaye byiza kujya gushaka ayo makuru. Nk'uko inkuru bivuga rero, Uwera yagize amakenga ajya kubaza amakuru ya Rwema wari wamusabye urukundo mu kabaruwa mbere yo gusubiza ubusabe yari yasabwe. Ku bw'amahirwe asanga koko Rwema azwi na wa mukuru we, aziranye n'umugabo we, asanga umuryango we umeze neza ndetse ufite n'imico myiza. Baramubwira bati dukurikije uko Rwema tumuzi turamugushimiye, yaba umugabo mwiza kuko ni umukozi. Ariko ukiraho ku cyo narimbajije mu kanya, ku mpungenge unasobanuye Uwera yahoranaga avuga ati none nashaka umuntu akambabaza ubwa kabiri. Ni ukuvuga rero ko mu yandi magambo ku muntu udukurikiye, gukundana n'uwagize ikibazo cy'ubupfubyi biragoye. Icyo bishatse kuvuga biragoye, ariko iyo wamaze kumenya ikibazo afite, ubundi ni nacyo njya nkunze kubwira abantu bajya kujya mu rukundo mu nama njya ntanga, ubundi ntiwagashatse umuntu utazi amateka ye, kuko umuntu imigirire ye, imitekerereze ye igendanye n'amateka ye. Njyewe Emmanuel w'Imana uri hano mfite amateka yanjye, ayo ngayo niyo yagize njyewe. Rero nunkundu no munsi duhuye mu 2020 ukirengagiza amateka nagize mu myaka 30 n'ingahe maze, uzaba unkunze igice. Kuko naravuze ngo iyo ukunda umuntu wemera amateka ye yashize, ukamenya ibyo agezemo, ukanemera kumushyigikira mu hazaza, urwo ni rwo rukundo rw'ukuri. Ariko nukunda Emmanuel cyangwa Barore wabonye kuri televiziyo gusa, ntiwibaze ngo yabayeho ate, yanga iki, akunda iki, gihe uzaba wakishe. Nanavuga hari aho wenda turi buze kubigeraho, aho undi muntu nawe yasabye inama arimo kubaza ngo ese umuntu ukunda by'ukuri cyangwa se kugira ngo nzubake urugo nk'urwanyu nakora iki? Icya mbere ugomba kumenya yuko umuntu ni inyama n'amaraso. Umuntu ararwara, umuntu yica amasezerano, umuntu ashobora kukwemerera ibingibi bigahinduka kuko ni umuntu, arakosa, ni umuntu utuzuye. Ni nayo mpamvu rero navuga yuko ni byiza kumenya umuntu, ukamenya kuko byanze bikunze yaba ugiye gushaka cyangwa ugiye gushaka, twese tuba turi abantu badashyitsi.
ubundi Niko wanditse. niko nanditse naravuze ngo rero niyo mpamvu ba pasiteri muvuga muti mugiye gushakana mubaye umuntu umwe rero umwe yari igice ku mico runaka undi yari ikindi gice ku mico runaka bahuje bya bice byabo biba ikintu kimwe gishyitse. Icyo gihe rero niho navuga ngo iyo ugiye gushaka umuntu uba wemera ko uzababarira ugasaba imbabazi ukazitanga cyangwa ukazihabwa ukemera yuko hari igihe amasezerano yaguhaye atazashyika kubera impamvu runaka, ibyo wabimenye byanze bikunze mwubaka urugo rushyitse. Hanyuma ariko Uwera bengutswe na Rwema, yego iyo ni inkuru ndende baje no kubana rwose, icyo ngicyo abadukurikiye bacyumva. Ariko hagati aho Rwema amaze kumubwira ko amukunda yanamwandikiye ategereje igisubizo, aza no kukimuha, nibwo uzanamo ko witwa hari undi musore. Yego Uwera yari abereye umuyobozi mu kazi. Uwera yari umuyobozi w'uwo musore mu kazi. Yego ariko nawe ngo yaramukundaga kandi amukunda bucece. Aje kumenya rero ko Rwema we yarivuze arababara asezera no ku kazi. Uyu munsi umuntu ukunda umuyobozi we cyangwa umuyobozi ukunda uwayobora, ngaho dufashe insanganyamatsiko irimo nubwo utayitinzeho, ariko ni ikibazo ku kintu gituma umuntu asezera ku kazi akababara, ngira ngo nticyari kimworoheye. Yego yari kubigenza ati nkuko nabigarutseho mu nkuru, Uwera yakoranyanaga n'umuhungu witwa Kayitare ndetse bari bamaranye imyaka 3 bakundana, ariko kubera ya mico y'Uwera, imigirire, imigenzereze, abantu bose baramukundaga. Ntibyabujije rero yuko n'umukozi yari abereye umuyobozi nawe amukunda, kubera ko yabonaga ubwiza bwe n'imico ye akavuga ati uyu muntu yambera umugore. Ibyo ni ibyifuzo twese duhorana. Ariko nkuko mwari mubivuze, biragora yuko umukozi reka mwite ngo umugaragu akunda shebuja akanatura rya jambo akarivuga. Nkuko mbivugarukaho mu nkuru navuga ngo ese Kayitare yahoraga avuga ati nindamuka mvuze ibintu ko nkunda mabuja ntazagira ngo ndamwubahutse, agahorana izo mpungenge arahitamo kuripfuka kurihamana ku mutima yanga kurivuga. Nuno munsi hari abantu benshi bafite urwo rukundo mu marangamutima cyangwa se mu mico, akavuga ati uyu muntu ni mwiza, umukozi akaba yakunda shebuja cyangwa nyirabuja agakunda umukozi, ariko ryapfunwe ryo kumva yuko reka dukoreshe ijambo umukozi n'umukoresha. Umukozi n'umukoresha, shebuja na nyirabuja tubyihoreje. Umukozi n'umukoresha akavuga ati nindamuka mbivuze azumva ko musuzuguye. Nyirabuja nako umukoresha nawe yakunda umukozi akavuga ati bazavuga ngo iki ko naba nabyita ngo namufashe ku ngufu cyangwa naramufatiranye akazi kubw'izo mpamvu. Abenshi rero barifata, ariko harimo n'abarenga izo mbi bakavuga ati icyo bazakenera cyose nuko icyo ngewe nakunze nabonye ibyo nashakaga, agafata cya cyemezo. Nkuko mwari mubivuze rero, ntago byorohera buri wese gufata icyo cyemezo, ariko nanone urukundo ntago rugira umupaka. Buri wese ashobora gukunda ukwe, ariko nanone iyo ubona byanze, nkuko mu bigarutseho Rwema amaze kubwira Uwera ko amukunda, byarangiye Kayitare wari wararipfanye nawe arivuze, ariko aribwira Rwema kuko yari inshuti ye magara. Ariko byarangiye aravuga ati rero aho kugira ngo nzakore ikidashoboka cyangwa se amakosa kubera urukundo rwanyu ngo mbabangamire cyangwa bigende gutya, mpisemo gusezera akazi, kuko kubona inshuti yanjye magara itwara inshuti nakunze rwose ntago nazabyihanganira guhora mbabona mutambuka agatoki ku kandi. Mpisemo rero gusezera akazi. Ni icyemezo rero gikakaye, ariko nanone kiri ngombwa kubera ko n'ubundi byari byagaragaye ko umusaruro Kayitare atarakiri gutanga nk'uko mbere byagendaga, kubera ko nubwo yakoraga akazi neza ndetse ashimwa n'umukoresha, ariko ntabwo yari akisanzura nk'uko mbere byagendaga. Usanga rero abantu benshi bazaruvugire hehe rero bene urwo rukundo, ukunda umukoresha we cyangwa umukoresha ukunda umukozi we babivugira he? Ubundi abenshi amakesi nagiye mbona nuko iyo umukoresha akunze umukozi cyangwa umukozi agakunda umukoresha, iyo umwe abivuze ahitamo gusezera akajya ahandi, akajya gushaka akazi. Niko bigenda. Hari urangiza uru rugo rwubatswe, Kayitare yavuyemo aragenda ajya gushaka akazi ahandi, anasezera neza. Yego. Rwema na Uwera barabana, baratunganirwa.
hanyuma ariko jenoside irabahitana. yego Umuntu asoma iki gitabo Umurunga w'urukundo ntabwo mu mapaje nka 96 kw'ijana ntabwo rwose umuntu yarategereje iriya nkuru mbi, ariko niyo usorezaho ndetse mu mpapuro nk'eshatu gusa ukatanga ubutumwa bushobora no kwibagiza ibyo wari wavuze mbere. yego wari ugamije iki? nk'uko igitabo kibivuga ni umurunga w'urukundo. Buriya iyo utangiye inkuru ugatangirira ahantu habi uba uri mise abantu bose. Donc message ubushaka gutanga cyangwa ubutumwa ubushaka kugeza ku bantu ntago ubu butanze. Ariko ntangira dutangira kino kiganiro navuze ngo iki gitabo nacyanditse nyuma yo kumenya amakuru n'ubutwari bw'abantu batandukanye bagiye bakora kuri iyi si. Ariko nyuma yo kubaho kwabo ibigwi byabo n'ibyo bakoze bikibagirana nk'inyuguti zanditswe ku musenyi. Ariko iyo naranditse ndavuga ngo abahanga benshi bagiye bakora ubushakashatsi bagaragaje ko ibintu byanditswe biramba ibinyejana n'ibinyejana mu gihe les paroles s'envolent mais les écrits restent. Nandika rero navuga ngo amateka y'aba bantu yenda nanabigarukeho. Nandika kino gitabo hari mu 2020 twari mu gihe cya lockdown, abantu twese twibukiraga mu rugo. Baravuga bati rero kwibuka kwiza noneho ni ugutekereza kuri ya miryango ndetse ukagira n'icyo ukora kugira ngo ayo mateka y'abo bantu atazasibangana. Nahangaho igitekerezo cy'iki gitabo cyaturutse. Umurunga w'urukundo rero urwo rukundo rw'abo bantu nk'uko inkuru bivuga bagiye bagirira abantu neza, babaye mu buzima abantu uzi rero. Yego, iyi ni true story, ni abantu nzi, ariko aya mazina nifashishije n'ay'abandi bantu kuko ni ingero nyinshi. Nashaka kugaragaza rero yuko abantu bagiye bagira neza, bakoze ibintu byiza byinshi ndetse byiza byo kwibukwa. Noneho nandika rero naravuga ngo aba bantu bakoze neza bagira abantu neza ku misozi bari batuyeho, ayo mateka yose usanga rero mu gihe cyo kwibuka abantu duhera ku munsi w'amakuba n'ibyago, nyamara tukibagiza ko aba bantu twibuka bagize neza ibintu byinshi bidashobora kwibagirana. Niyo mpamvu rero nandika naravuze ngo iki gitabo kigomba kuzahererekanwa ibinyejana n'ibinyejana kuko aba bantu bagiye bakora neza, abantu bagiriye neza bakaba aribo nabo babitura inabi nk'uko bigaragara, bakoze ibikorwa byiza by'ubutwari bitagomba kwibagirana. Niyo mpamvu rero nandika navuga ngo kizabera isomo abakiri batoya n'abazaza ibinyejana n'ibinyejana ko kugira neza kuko uyu murunga w'urukundo tuzakomeze kuwuboha, tuwunge, tuhererekanye nk'uko uzi ko umurungurungwa ukungikanya. Niyo mpamvu navuga ngo rero ineza aba bantu bakoze Uwera na Rwema n'abandi bameze nkabo ntizibagirane mu mitima y'abantu, babamenye n'abazabamenya kuko ni urugero rwiza rw'abantu bakundana, rw'abantu bafashije abandi kubaho neza nk'uko bigaragara bagiye bafasha abandi gutera imbere no kwigirira icyizere. Ukandikira muri iki gihe ugera mu byishimo, ugera mu bintu yakabaye akishyuwe muri yavati yaba kanaka yari hano, yaba ni ijambo rikomeye cyane wanditse ndetse mu gitabo nabitekerejeho. Hari ibintu bita muri iki gihe ngo ni highlight. Ijambo rikaba ryanditse mu nyuguti zimwe ariko izindi ukazigira umukara cyane. Ni ijambo ngo iyaba yari hano, warishyize mu mukara. Nk'uko mbigarukaho abantu bose cyangwa abantu twese twibuka abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda, buri munsi nk'uko nabivugaga umuntu wese wabuzuwe muri kiriya gihe iyo ageze mu gihe cyo kwibuka cyangwa yageze mu gihe cy'ibyishimo, igihe cy'umubabaro, aribuka ati ubu yaba mama gihari. Mugeze kumbaza ikibazo ati kuki umwana w'umukobwa yahoraga avuga ngo mba mu isi ya njyenyine, ariko iyo ugeze kwa muganga ukabura uko urwaza, wajya gushyingirwa ukabura ugutwikurura, wabyara ukabura uguhemba, byanze bikunze urabyibuka. Wibuka ko wakabaye ufite mama, wakabaye ufite umugabo, wakabaye ufite abana, ibyo umuntu wese arabyibuka. Nandika rero navuga ngo aya mateka urukundo rw'aba bantu nkuko nagiye mbigaragaza, bakoze ubukwe bwiza, abantu barabutaha bagira gute, ariko bantu basigaye nkuko nabivuze hari abana babiri basigaye, Rwibutso na Kanyana, wibabara we yapfanye na nyina na se. Aba bantu basigaye ndetse n'inshuti z'umuryango bahora iyo bageze muri bya byishimo bati ariko Rwema yaba hari, Uwera yaba hari, runaka papa wawe yaba hari, mama wawe yaba hari, murumuna wawe, ntago nakabaye mfite kino cyuho. Rero n'urwo rwibutso rwiza. Ariko noneho mvuga ngo uru rukundo rw'aba bantu bakoze kuba baragiye
nta nicyo twahinduraho, ariko urwo rukundo ni umwenda badusigiye tugomba kwishyura, tugomba kuriha buri munsi guhereza ba bandi basigaye. Nandika kino gitabo navuze ngo njye niyo mpano numva natanga kugira ngo abantu batazibagirana n'abandi bakoze ibikorwa byiza nkabo mu gihe babayeho. Kiboneka hehe? Iki gitabo kiri muri Library Caritas ndetse no muri Ikirezi Library Caritas. No mu Kirezi? No mu Kirezi kiriyo. Yego, turagushimiye. Umurunga w'urukundo ni igitabo kije kiyongera ku bindi wanditse, Isano isumbi y'amaraso, Ikiguzi cy'imbabazi, Inzozi z'urukundo, Ubuzima mu muryango n'ibindi. Reka twizere ko tuzabona n'ibindi uzandika. Yego rwose ndacyakomeje. Turamushimiye rero Uwimana Emmanuel. Umurunga w'urukundo ni igitabo kitagamije kuvuga ku rukundo mu buryo dusanzwe turwumvamo, ahubwo ni urukundo rw'abacu batuvuyemo, dukwiye gukomeza kwishyura uwo mwenda wabo bagize neza, barahemukirwa, ariko kandi umurunga w'urukundo ni uko abantu bakongeza urukundo, urwango rukabura icyicaro. Murakoze, mugire ibihe byiza.